Urarizi neza izina Queen. Izina Queen rigizwe n'inyuguti zingahe? Mu masegonda 3. 1, 2, 3. Okay, that was it. Yeah, no fear man, Pera baddest, Goskiki, kurikira umuvuno quiz. Eshaneze ushobora gukoga. Kandira ngo nyine mba nabyo. Yo, yitwa Kacemuka Gitege, kurikira umuvuno quiz. Kumva ndaramo, ndakonje meze nk'inkoko irwaye umuraramo. Umunota umwe, yo! Respect papa. Audio Jungle. Okay, twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe. Ngiye mujye kubana n'iki kiganiro ni Munezero Fred. Iki kiganiro kikaba kirimo ibice bibiri, harimo igice cy'ubuzima busanzwe ariyo lifestyle. Ikindi kiraba kirimo ni umuvuno quiz. Ibi ni ibiganiro dusanzwe tugira ku Muvuno TV show. Na hano ushobora kunyarukira ukabireba byose ukabikurikira. Uyu munsi rero sindi njyenyine, uyu munsi nazanye abatumirwa n'abakobwa babiri. Murababona hano n'abakobwa kabisa b'inzobe beza cyane, basa neza bakeye. Mbere yuko noneho ngira icyo mubaza cyangwa mbere yuko tugira ibyo dukora, reka mbanze noneho mbaganirize se cyangwa babanze babibwire mbere yuko mbaganiriza. Turahera hano mu moso bwanjye, noneho atangire atwibwira, atubwire uwo ari we n'ibyo akora. Dukurikizeho iburyo bwanjye nawe atubwire amazina ye, atubwire n'ibyo akora, kugira ngo tubashe kubana muri iki kiganiro tuziranye. Ikaze. Murakoze, amazina yanjye yitwa Nige na Queen. Ngiye ikintu ndakora ibindi byose bijyanye n'umuco. Uri umubyinnyi wa traditionnel, uri umuntu ukunda gukora traditionnel, sibyo? Ubwo rero bivuze ngo mu busanzwe usanzwe ubikora. Yego, ndabikora cyane kandi ndabikora. Sawa. Ya mazina yanjye ni Mwiza France, yakorewe kuri Mafufu, nanjye nawe wumva uyu munsi rero muri kubyumva noneho ko twabazanye abanyempano. Queen ni kinemu ni rihe? Kwikwi. Aka ni kinemu ni kwikwi. Aka ni kinemu ni Fofu. Urukumva ko twabazaniye umubyinnyi wa traditionnel, twabazanira noneho n'umukinnyi wa filme, akaba n'umuntu ukora ikinamico bisanzwe. Okay. Noneho ubwo tugiye kubabaza ku bintu bijyanye n'impano yanyu. Noneho mudusobanurire, nyuma turababaza ibibazo. Nitumara kubaza ibibazo mu bisubize, urabisubiza arahabwa akantu okay. Umuntu arabaha akantu k'impano, sibyo? Ese Kwikwi, ubona ko kubyina traditionnel ni kubera iki wayinjiyemo, impamvu yatumye yinjiramo ni iyihe? ne traditionnel iramfasha, traditionnel iramfasha. Iyo ndimo kwibyina mba numva nishimye cyane, ndi kumwe n'abagenzi niyo mpamvu nahisemo kandi niyo mpano yanjye nisanzwe. None se traditionnel, ese tubivuze mu kinyarwanda cyoroshye, tutavuze traditionnel twavuga ko ari iki? Ni imbyino nyarwanda. Okay, ni imbyino nyarwanda. Okay, mwizo mbyino nyarwanda uzikora mu buryo bwo kwishima kugira ngo unezerwe aho uri hose wumve uri free. Nyine ndabikora kugira nyine nishime, kandi nanone hari igihe kigera nyine nkabikora nkabona n'amafaranga. Ubikora kinyamwuga noneho. Ubwo bivuze ko uri umubyinnyi wa traditionnel wa kinyamwuga. Yego. Okay. Ikindi kibazo nshobora kwibaza, mu buzima busanzwe tumaze kubona ko ababyeyi benshi batajya bashyigikira abana babo bitewe n'ibyo bintu baba bagiyemo, kuko bavuga ko ari ingeso mbi cyangwa se baba bishoye mu mico mibi. Ese wowe iwanyu babibona ute cyangwa iwanyu babifata ute? Murakoze, mu rugo nyine ababyeyi banjye barabikunda,
cyane papa wanjye arabikunda kandi urumva nyine iyo umubyeyi umugabo akunda ikintu umwana akamusaka agiye kujyamo ntabwo amugora nyine baramwumvira. Okay, sawa, ibindi bibazo biraza nyuma. Kabanze mbaze kuno umukinnyi wa sinema nese harya nickname ni Fofo. Okay, Fofo, ubundi mu buzima busanzwe ni kubera iki wumvise ko ugomba gukora sinema ugakora n'ibintu bijyanye n'ikinamico? Nyiri mpamvu n'umushinga nkora ndabikunda cyane pe, kandi ikindi ntabwo bikora byo kwishimisha gikeneye kuko nyine mbona n'amafaranga y'ijya no hino, kandi ikindi ndabikunda cyane. Urabikunda cyane? Ni ibintu wumva ukumva biragushimishije? Ese ko twamaze kumenya ko abakobwa bose bashobora kuba bagiye mu bintu bijyanye na filime n'ikinamico, abo bantu bose bafatwa nk'abantu b'ibirara cyangwa se abo bakobwa bafatwa nk'abantu bananiwe iwabo, bakaba ari abakobwa b'inzererezi se, cyangwa uretse b'inzererezi babandi bakunda kwita ngo ni indangamirwa? Kuko umuntu wese wagiye muri sinema twamaze kwakira ko iyo amaze kujya muri sinema aba yamaze kuba nyine indangamirwa, niko ababyeyi twamaze kubifata. Ese dutandukanyirize itandukaniro riri hagati yo kujya muri sinema ukaba indangamirwa no kujya muri sinema ukaba umuntu w'agaciro? Urakoze. Ibintu byo kujya muri nyine kuko ibintu bya sinema ntabwo bivuze kujya kuri indangamirwa, ahubwo n'ubusanzwe uguriyo, kuko ntabwo ujyayo ngo ubyigireyo, n'ubusanzwe uguriyo. Abantu babivuga nyine numva amagambo ntabwo yabura, ngo bari kwiyandarika guki amagambo nyine menshi, ariko biriya bintu ni abantu batari basobanukirwa ko ari n'akazi kiretse nyine ababyeyi nibo bantu bakunda nyine kwitara ku materi cyane. Ese ngo urabona ngo abandi ngo n'abanzi ngo bareba indirimbo z'Imana ngo nabo wowe ngo ibintu gutukana ngo iki bavuga nyine igihe kizagira amagambo ashira. Niko nyine nabivugaga ndi kwinjiramo, ariko ubu ngubu yarashize. Iyo uri kwinjiza amagambo arashira kubera ko yari kubyara umusaruro. Ubu tuvuge ko watangiye kurya ku mafaranga ya sinema. Okay, noneho nkubaze nimba atari ibanga, nk'umukinnyi wa sinema ukora ibintu bijyanye na sinema, ni nk'iki ushobora kumurikira abantu ukavuga ati iki kintu nagikuye muri sinema? Si ukubeshya pe, cyangwa se nyine kwihara cyangwa se kwishyira hejuru, ni ibintu byinshi nakuye muri sinema. Ikigaragara noneho ushobora kumurikira abantu ukavuga ati byibuza iki kintu nagikuye muri sinema ni nk'iki? Icya mbere ntabwo nakundaga gusenga, ariko nyine nagiye muri sinema nsanga nyine harimo abantu bakunda gusenga babijyanaho. Niyo abantu bambaye gusenga nyine habamo ibintu byinshi, nyine nuko abantu urabibabwira bakayifata ukwabo, ariko uko babibona ntabwo ariko biri. Ubwo bivuze ngo sinema twayifata nk'iki muri sosiyete nyarwanda tutagiye kure? Sinema dushobora kuyifata nk'iki ku buryo n'umuntu wayijyamo yavuga ati sinema nyigiyemo nk'iki ngiki? Urabizi se? Ntabyo nzi, bisobanura ibintu bimenye kuko ntabwo nabi mbivuze. Nyine abantu bavuga ngo ari kwihara. Kwishyira hejuru nyine ngo ari kubeshya. Kwihara bisobanuye kwishyira hejuru. Cyangwa se none kwihara ni uruhe rurimi? Kwihara nyine kaje gutyo nyine, ariko ngiye mbivuze ntabwo nabirangiza. Ni byinshi nyine dushaka ngo udusobanurire. Umuntu aramutse ugiye kuvuga ati jya muri sinema, wamubwira ngo ayijyemo nk'iki? Sinema ni iki? Ubundi bavuze sinema baba bavuze iki? Sinema wambaruka ko mfasiye ikibazo koko wambabarira. Kubera iki? Cyo ni ikibazo gikomeye. Uri umukinnyi wa filime, uri umuntu ukora sinema nyine. Ubwo sinema ni filime nyarwanda se, cyangwa se filime zisanzwe zose abantu tureba? Ndi kukubaza ngo noneho tubwire umuntu umubwira ati jya muri sinema, wamubwira ngo ayijyemo nk'iki? Nyine hari igihe umuntu yumva sinema akumva nyine arayijyamo, kandi nyamaze wasanga impano yawe atari iyo gukina sinema, nyine ujyayo ayijyemo nk'iki? Danze byagurutse. Okay, mubitekerezaho neza noneho
nibarize uno mukobwa uri ku ruhande rwanjye ese Queen gerageza mubyirijwe wariye nariye nguhe ubu uri kurya ntego akira uri kurya ngaho niba ushobora kuba nta n'ikintu wari washyira mu nda ubanze ufate uburyo noneho usubize umeze neza sibyo mubaze nta kibazo banza urye okay noneho ikibazo nshobora kukubaza nka traditionnel nk'umuntu wifuza kuyijyamo cyangwa se umuntu yishaka ubwo nari nk'iki cya mbere ushobora kumushishikariza kugira ngo ayijyemo ayikunze cyangwa ayishatse urumva nyine traditionnel ntabwo ari ikintu upfa kujyamo aba ari impano yawe ikintu namushishikariza nyine ni ukubikora bikunze kuko biha amafaranga urinjiza uno mukobwa akora ibintu bijyanye na sinema sibyo nawe ugakorera nka traditionnel gira nk'ibibazo nka bitatu mumbariza bijyanye na sinema cyangwa se bijyanye na traditionnel umumbariza ibibazo bitatu byiza kandi by'ubwenge mureba ubimubaze uri seriye kandi umubaze ibibazo biri seriye pe na sinema bisaba ubushake no kubikora none se bitwara igihe kingana iki kugira ngo umaze kubisobanukirwa cyane urumva nyine iyo mu bintu bifungana mu bintu bari igihe kinini wanabijyamo n'iminsi ibiri yonyine gusa nyine bikaba byakwinjira mu maraso kuko n'ubundi bigiye mu bikunze rero iyo bikunze kubifata ni nk'ako kanya nose bimaze iki kuri njye biranyegereza nyine kuri wowe wakumva ko ntacyo bimaze kubera ko ntabwo ubikora ariko kuri njye bifitiye akamaro kenshi biranyegereza kandi ikindi dukoramo na siporo kandi urabona siporo ni ingenzi okay urakoze cyane noneho Fofo nawe hari ikibazo cyanjye ushaka kugendana kandi urakinsubiza ikibazo urakinsubiza abantu mbarize uno mukobwa ibibazo byibuza nka bitatu nawe ushaka wamubaza kuri sinema wamubaza kuri traditionnel icyo wumva ushaka uramubaza icyo ariko umubaza ibibazo bitatu ni se kuri hari ikibazo bibaza cyangwa se hari ibintu nyine dukunda kumva abantu benshi bavuga ngo kuri traditionnel ngo kuba nyine izina uba bisaba kuba uri umugatolika nibyo si byo ntabwo ari ibyo umuntu wese yabyina oya kandi nanjye abantu bose nzi aba ari abagatolika mbese njye ni umugatolika oya wasanga unareba siko nazo ahantu sinzi ntabwo ari ibyo rero se kubera icyo wabigiyemo kandi nyine mbona uri umukobwa wiyubashye kandi njye mbona abantu babijyamo aba ari mburutse biriya bintu nyine ni byiza impamvu nabigiyemo birinda kandi ni rero biriya bintu nyine byo kuvuga ngo birinjiza ukajya mu bintu ubona ko byinjiza ubona n'atari sawa none se iwanyu basi baragushigikiye nyine hari ukuntu uvuga ati ngenda n'ukunda ariko mubona ngo banshigikiye mu rugo nibo bantu ba mbere okay ndikumva hari ikibazo kimwe nshaka kubabaza mwese mukansubiza nimumara kukinsubiza ibindi birazanye sibyo ese wowe nawe ko mbona muri abakobwa beza abakobwa basa neza abakobwa bameze neza nk'ubu nk'aka kanya bitewe n'ukuntu uhagaze ukuntu umeze gutya n'ukuntu usa ubu ubona nk'iwanyu baje kugusaba no kuguko bagukwa nk'inka z'ingari eshatu ntabwo nazemera inka eshatu ubona bagukwa nk'inka eshatu okay kubera icyo ubona ubwo nyine aho ngaho mba nabyoroheje uba wabyoroheje okay sawa ni ukubera iki noneho ushobora kubona ko izo nka eshanu arizo ushobora gukoga kandi nabwo nyine mba nabyoroheje uba wabyoroheje njye njya ndaba kuri mama wanjye kuri mama wanjye baduhangayikishije okay sawa murakoze mwebwe mukomeze kudukurikira ikiganiro n'ubundi ni cya kindi
ni lifestyle. Ubu ngubu ikiganiro tugezemo noneho kano kanya ni ikiganiro cy'umuvuno kwisi. Umuvuno kwisi rero ni ibibazo umuntu akubaza, yamara kubikubaza bakamukubita kado ukayigendana kabisa, kado nziza, kado iba irimo impano nakabahasha, sibyo? Ibibazo ngiye kubabaza murabinsubiza, nimumara kubinsubiza noneho birangire, noneho baguhereza impano bitewe n'ukuntu wabitsinze, sibyo? Aha, Queen, izina ryawe urarizi neza? Urarizi neza izina Queen? Izina Queen rigizwe n'inyuguti zingahe mu masegonda 3? 1, 2, 3. Okay, ngaho zimbwira. Gapo. Icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere ugisubize neza, sibyo? Ikibazo cya kabiri. Ubugari bungana n'iki kirayi ufite? Bungana gutya. Ubugari bwarya abantu bangana iki? Umuntu umwe. Urakoze. Okay, ikindi kibazo cya nyuma aricyo cy'ingenzi nshaka kukubaza, ese gutera ivi bisobanuye iki? Murakoze nyine gutera ivi biba bisobanuye nyine niko mbizi njyewe ariko nawe. Ikibazo cy'amatsiko, kubera iki nta mukobwa ushobora guterera ivi umuhungu? Impamvu nyine urumva abakobwa abahungu bamurusha cyane nyine ku buryo ubwo twebwe oya buretse utirukanka ukarenga iwanyu tuba tubashaka. Sawa, ikiganiro cyarangiwe. Minota 15.